Ladies and gentlemen, tugiye kwakira umunyarwenya ukomeye cyane twa Fred Rufendeke. Ni umunyarwenya uvuye hanze mu bihugu bya kure ariko ntiyatinze gukorera nta byangombwa. Rufendeke tugiye kumwakira ahangaha. Ladies and gentlemen, ni umunyarwenya rumaze igihe atagaragara w'umuhanga wambaye imyenda yatiye. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire Rufendeke. Ah, voilà. Merci beaucoup. DJ. Prati, merci. Uretse gatoyi. Samwaguruka to bro, samwaguruka to mbabari ndakwinginza gusabye. Nye samwaguruka. Uyu mujama murabona tameze nka IBERA. Bro, félicitations kabisa. Usana Buravan ariko mubi. Ariko nasuri mu artistes nyine usana nyine urugero rwiza rw'uko umuntu mubi asa n'umwiza nyine. Urugero pe murasa ariko félicitations abigezeho. Wow! Merry Christmas and Happy New Year. DJ buretse Merry Christmas and Happy New Year Chita nari ngunyuzeho. Chita nagira ngo nsigire message abera tuzataha. Merry Christmas and Happy New Year twihuta. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Ah voilà, Merry Christmas and Happy New Year. Oh là là, no less. No photographe ari hehe? Akamfata kano gafoto nako rwibutso nkunda twambaye n'imyenda akuru wagira ngo ari mbizi. Atwica ariko mujya mureba kumva bwira ngo ndi garso de mille chance mugahakana. Muraba hano banyicaze. Uretse bafotore photographe telefone uriyo werekura wetoka wevo photographe ifate nziza. Merci. Murakoze n'ukuri turabyishimiye. Kuri caption nzabisobanura ko wari wahagaze ku ruhande. Aha, twakomeje. Zabari hehe? My brother. Reka tuvuge na Kongereza ariko. Last time was Dubai niho twahuriye. Ah la la. Escalier ziri he? Aha, ikanzu sasa rigiye byakabana. Aha. Bonsoir Kigali. Je m'appelle Fred, garçon de mi-chance, petit frère de Jésus, ambassadeur de la vitamine de fille. Of course, fils de joie. Niba mwari kumwe ari mungumbe mu bigaragaze kugira mesa abone ko wari umwanya wo kugira ngaruka ahangaha. Uyu mwaka uragenda ugira udushya pe. Abantu bavuga amagambo ngo uyu mwaka uzagira amezi 12, ngo uzagira amezi 18, ngo uyu mwaka uzagira imyaka 2, ariko uyu munsi we thank God umwaka turi kubona ko urangiriye ku mezi 12. Ariko muri mwaka mbere kudushya tubayemo we. Muri utwo ngutwo nagiye mu ndege. Nagiye mu ndege gusa expectation zanjye numvaga nyine ndibone udasanzwe. Ntacyo nabonye kidasanzwe pe. Gusa bimwe mu bintu nabonye birenterese kuri ngiye byanryoheye n'izina ry'Imana. Nagiye mu ndege. Ikintu cya mbere abantu barambaje ngo naye amatsiko wari ufite. Amatsiko ya mbere ni ukwituma mu ndege. Bro, muri kubyumva nka hari rusanzwe. Uzi kujya kwituma mu ndege iri no kumuvinga tu. Nawe wituma iranakata nawe ugakatana gatuwa. Mbega umwaka we ngo nago uzarangira. Muribuka hari abantu batamenye yuko natoye mu matora. By the way, amashyi menshi kuri His Excellence, my PK, my president yarongera atsinda amatora. Bavuze mu matora aravuga ngo abambere mu gihugu batsinze batoye kugero kingana gutya. Aba diaspora natoye muri diaspora bro. Mwatoreye ku mashuri nge nagiye gutorera kuri ambassade nagiye. Batwubashye n'imodoka niho natoreye. Ibintu kumbuga mbega umwaka we. Abantu bashyira hanze babashyirira hanze ubwambure bwabo. Tubona ubusa bw'abantu benshi. Nibwo nabonye ko gender balance yakoreshejwe neza cyane.
twabonye igitsina gore tukibona neza, tubona n'igitsina gabo tukibona neza at the same time. Twabonye ibitsina pe, twarabibonye pe, ibitsina byo twarabibonye, ariko nimvuga ibitsina ntabwo ariko byose byanganaga. Twabonye igitsina, tubona urutsina, tubona n'agatsina. Ubundi mu idini nsengamo ry'Abisilamu banyita jihadi. Mbega umwaka we! Amavubi atsinda Nigeria. Baravuga ati Amavubi ni sawa. Aho nari ndi mu bihugu by'Abarabu muri Aziya, ndavuga ni ikibazo ntabwo ari Amavubi, ahubwo Amavubi na kipe nziza ifite no kuntu bagaragara neza, ahantu bipfira mu mazina yabo. Nza gusanga amazina y'abandi bakinnyi bo hanze, usanga nk'iyo bavuze izina ry'umukinnyi ukavuga tumva ko n'izina rye birajyanye kabisa. Leo Messi cyangwa se Lionel Messi, Neymar Junior de Santos, Cristiano Ronaldo, Lamar Yamini sinzi ukuntu uriya we kwenda na mushyashya, Kendrick Lamar, umva ukuntu abandi bakinnyi bitwa. Ntabwo ari sorry. Irakoze? Waza hano mu Rwanda, umukinnyi w'ikipe y'igihugu uhembwa n'igihugu, ni gute umukinnyi umwataka muzima yitwa ngo mubumbyi koko arabumba iki mu kibuga? Umwungirije ngo ni Kawunga. What the fuck? Ariko ntabwo ari mu kibuga gusa, creative industry mu Rwanda muri rusange iragoswe kabisa. Nabonye ndi mu bihugu by'Abarabu hariya muri Aziya aho narindi, nabonye interview ya Clapton Kibonke, bari kumubaza Clapton, ubona ari iki kibura kugira ngo sinema nyarwanda itere imbere igere ku rwego international? Clapton arasubiza ngo ikintu mbona kibura ngo ntabwo ari ibintu bidasanzwe, ngo turabura ibikoresho bya danje, ahantu dufatira muri green screen zihari, kamera zihenze. Ndavuga ati ariko Clapton arabeshya. Uzi ko bara type baradusize cyane ku rwego n'izina rya filime ryumva ukumva niryo. Urugero rwa filime twe ritwa 24 chrono. Jack Bauer baramwerekana bakakwereka mu masaha 24 byagenze gute, afere zatangiye gute, zigeze he. Ngwino hano mu Rwanda filime yitwa Intare y'Ingore, bikarangiye nta n'ikibwana ubonyemo. Reka ibyo ngibyo, muri filime za hariya bashobora bakabwira Will Smith cyangwa se Schwarzenegger ufite kuzakina iyi role nyuma y'icyumweru kimwe ugomba gutakaza ibiro 50. Bakamwitaho byose bigakunda, ibiro 50 akabitakaza. Ngwino hano mu Rwanda bwira Clapton Kibonke ngo usabwa gutakaza ibiro 50, ndakubwiza ukuri yabajya mu mwenda. Wa muri gukina reka nkubwize ukuri, filime nyarwanda ziragoswe. Hariya bakwereka filime umwana akavuka agatangira uruhinja rw'amezi 3 akagenda ku myaka 3, 6, ubona ari wa wundi uri kugenda uhinduka, akazakora akakwereka ngo akazavamo acteur, akavamo nde Will Smith n'urugero. Ngwino hano mu Rwanda umwana avutse asa na Knowless, akuze asa na Joyeuse. Iyo filime izaba international gute kwe? No, reka ibyo ngibyo bijya kuvuga ngo barabura ibikoresho, barabeshya. Amagambo bakoresha yonyine muri filime akwereka ko rwose kuba international bizagorana. Tuvuge Jack Bauer afashe telefone, agiye kuri telefone muri filime batangiye kwakitinga, Monsieur le Président, je suis Jack Bauer, je suis désolé d'arriver en cime, mais votre conseiller vous décime des informations vitales pour la sécurité des pays. Quoi? Pas! Oui, non. Director kuri seti, camera rolling, scene ya 9, episode ya 3, Ndimbati ari kubwira Amasava ko atakimushaka. 1, 2, 3, action. Ndimbati akatari Amasava, Mama Sava,
mva imbere wa masewe iyo filime za international yaturetse kubeshya niyo mpamvu bemereye ko turabakene tubyeme niyo mpamvu umukene akwemera ko ari umukene n'umukire akemera ko ari umukire ejo nagiye gusenga mbona ko umukire nanjye baragoswe umukire arakize umukene arakennye nagiye ejo gusenga n'izina rya eglise ukihagera uhita ubona ko umukire azajya mu ijuru umukene naho usengera ushobora kutazagenda uzi kujya muri eglise n'izina ryawo gusa eglise Saint Michel urinjiye usumva ko naho hantu harimo umwuka wera urinjiye rwose ni sawa njye usanzwe ndi umukatolike urinjiye ugiye kubona savuga ngo hageze umwanya no guhimbaza bagiye kutirimba bakiriye Chorale de Kigali iraje imbere basakira akarimbo ka mbere le soir de moi le parfum qui te dit la beauté de ton nom umva indirimbo utufashwa uya kumva baraza ngo Dieu va faire le miracle, le alléluia, il est né ce que c'est l'enfant, il est ce que ne change pas, Dieu va faire le miracle. Indirimbo namwe nawe urayizi numbwire hahita kaza akana k'imyaka ine kaza gushima imbere karaza k'agakobwa kahita kaza alléluia église alléluia église nitwa Keza Titi Mimi la douce mu rugo bakunda kunyita vaki biva kuri la vache nange ndashima Imana ubwo hari ku vendredi soir ubwo mama yagiraga allergie kubera bleban ndavuga ati garuka hano igikondo aho nsengera mukobo urusengero rwitwa ngo byose biharira Imana wiryamye indirimbo ya mbere ni Kasongoye. Thank you, gentlemen. My name is Fred. Happy New Year. Kabukinga